Izo ni imodoka za RDF zikomeze kumanuka mu majyepfo ndetse zikomeje gutwara abasirikare n'intwaro mu kujya kudurumbanya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu cyitwa hariya muri Uvira ndetse n'ahandi nkaho zakamanyura, cyane ko imirwano ikomeje kuba miremire. Ibi kandi birakomeje uburyo RDF ikomeje gutegura intambara yo gukuraho ubutegetsi bwa CNDD FDD mu ibanga rikomeye cyane. Nubwo tubivuga benshi ntibabyumve, ariko kandi ntabwo tuzahwema kubabwira ukuri. Mugomba guhora muri tayari kuko ziriya nkotanyi ni amashitani mu Rwanda nayo. Ntabwo CNDD FDD ishobora guturana na FPR inkotanyi hariya ngo baturane, ntibishoboka. Kimwe kigomba kuvaho uko byagenda kose. Ndavuga mu mihigo ya ziriya nkotanyi, ndavuga mu byo inkotanyi zipanga, ndavuga uburyo kari agatsiko k'amabandi kadashaka ubutegetsi ngo bita ubw'abahutu mbabarire, nubwo bavuga ko amoko yarangiye, ariko ni bya bindi by'amayeri nyine ngo mu Rwanda nta moko ahari, ariko munabizi ko hari icyitwa ngo jenoside yakorewe abatutsi. Urumva nyine aho ubwoko bumwe. Reka mbasoza mbifurize amahoro y'Imana. Ingewe tonete nk'ibisanzwe uje kubaha amakuru mu ncamake ni muri ya minota 10 gusa, tutari burenze, cyane ko ntago tuyirenza. Benshi mukumye kumisa muti nyamuneka turwanya kandugi, byugerageza uduhe izi update cyangwa se uduhe incamake za buri gihe cyangwa za buri kanya mu minota mikeya. Niyo mpamvu ngusaba kwinjira na like yawe ndetse ukinjira na sabone kuba ari ubwa mbere, kugira ngo ikiganiro cyacu ubashe kucyumva kandi ukirangize. Kucyumva kirangiza nibwo ubasha kumva icyo twashatse kuvuga. Jya wumva nibura iminota 10 iragize ubasha kumenya icyo twavuze, cyane ko benshi umuntu telefone mubaza muti se turwanya kandugi aha bimeze gute, kandi amakuru mba naya tanze. Ndahera mfite ingingo zigira muri 5 nje kuvugaho. Ndahera kuri iki gikurikira: ruswa. Kabila, Joseph Kabila, igisi perezida cyangwa se wahoze ari perezida wa Repubulika ya Kongo, akomeje gukoresha ruswa. Ibi byagaragaye cyane ahitwa Baraka, Fizi ndetse kugenda na Karemi. Aha hakaba hashaka gufatwa ndetse amafaranga akaba yaratanzwe. Bikaba bigaragara ko hari abamwe muri ba FARDC bakomeje gufata ruswa kugira ngo bafate kiriya gice cyangwa se bahabwe kiriya gice batarwanye muri ya mayeri yabo y'inkotanyi. Iri tunga muzi ko Kabila afite amafaranga menshi kandi akomeje kugenda akoresha ruswa, cyangwa se aho bafata hose bakoresha RDF. Iyi ni imwe muri manevre de distraction yo gukomeza kurangaza Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa. Iyo mvuga ubutumwa kenshi mbuha aba bantu bakurikira: Commander in Chief cyangwa se umuyobozi w'ikirenga wa Repubulika, niwe ubutumwa mbamuha. Ndavuga Felix Antoine Tshisekedi, ndavuga ministri w'ingabo, ndavuga chef d'état major w'ingabo, ndetse byaba na byiza na ministri na president w'inteko ishinga amategeko ubutumwa bumugezeho. Muti bimeze gute? Nuko ibi byo kurangaza ngo rwose ngo bampatse ibyo kubazaza kurwana ngo birukane Kagame, ntabwo bishoboka, ntabwo bizashoboka. Ari nama yeri yazira nkotanyi wabazanye aracyabahagazeho. Niyo mpamvu mugomba guha imbaraga waza rero kugira ngo irwari intambara. Niyo mpamvu mubona inkotanyi zirakomeje. Mfite amakuru ko inkotanyi mu gutanga iruswa zamaze no kugera ahitwa Karemi, zamaze kugerayo mu gutanga iyi ruswa. Zamaze kugerayo aya maruswa mu kuyatanga, aho zigenda hose zitanga ruswa. Niyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mugomba kwitegura. Ndetse anaha za Baraka inkotanyi zirahari. Narababwiye nti mu minsi yashize zateraga amabombe, ariko maze kumenya amakuru ko zamaze gucengerayo, bari kwitegura uburyo bagomba gufata hariya. Ibyo rero ni ngombwa ko intambara ikiri muri Kongo ntabwo izarangira. Niyo mpamvu mugomba kuyagura ikajyaho yavuye. Ndamanza ntabarize abantu bo muri Zambia. Ndagira ngo ntabarize abantu muri Zambia. Zambia yamaze kwinjirirwa ndetse ko bumva ururimi rw'Ikizambia. Mbabwire ko inkotanyi zamaze kuhagera, ndetse bikaba binavugwa ko aha hari kuza abantu benshi bigize impunzi bakajya mu nkambi. Ikindi, hari kuza abantu benshi bafite amapasiporo baje gucuruza muri Zambia, ariko mugerageze mumenye ni inkotanyi, ni abantu b'abademayi bari kuza kwigarura kiriya gihugu cya Zambia, ndetse bakaba bamaze kugicengera. Bityo rero
turatabariza impunzi ziri mu nkambi, turatabariza abahutu bahungiyeyo ndetse n'abatutsi bari muri Zambia, kuko umwanzi akomeje kubinjirira umunsi ku munsi. Niyo mpamvu impunzi ziri muri Zambia, igihugu cya Zambia nacyo bamaze kukigeramo cyane, inkotanyi zimaze kugeramo ku bwinshi mu gucengera, baza gucuruza, abandi baza ngo ari impunzi Zambia ikakira, abandi baza mu nkambi. Ibyo byose rero abantu bo muri Zambia mugombe mubimenye, kandi muhaguruke mubwire ubutegetsi bwa Zambia ko abasogosi bamaze kwinjira Zambia kandi ntakiza kibagenza. Ibyo rero niyo mpamvu mbahaye amakuru kugira ngo abari muri Zambia mubashe guhangana n'iki gitero cya Demayi kimaze kugira muri Zambia, gushimuta, kwica no kuniga ndetse impunzi zahungiyeho nyakuri. Gatatu, ndahita njya kuri FDNB, ndahita njya ku ntambara yatangiye ninjoro mu ijoro Uvira. Ni intambara yatangiye ikomeye cyane, ndetse ikaba yatangijwe n'ingabo za Wazalendo, FDNB ndetse n'ingabo za FARDC, ndavuga hariya mu mujyi wa Uvira. Byaje gukomera cyane, ndetse RDF benshi baza kuhagwa, ndetse intambara iza kuba ndende cyane. Icyo mbabwira cyo nuko mugomba kwitegura. Izi nkotanyi zirarwana, zamaze ko hari misozi ibiri zasohotsemo, ziragenda zijya ku misozi zijijisha ngo ziragiye. Ntago mu by'ukuri zagiye, ahubwo zajijishije ngo ziragiye, ariko bazirashe mu buryo bukomeye cyane. Izi nkotanyi gahunda yazo ni ugushirira hariya, kuko ntago zizasubira inyuma. Hari benshi, hari ubutumwa bw'umuntu wacu wanyandikiye, anyandikira ubutumwa bukomeye cyane, arambwira ati ubutumwa ubungereze ku ngabo cyangwa se kuri leta y'u Burundi. Nyakubahwa Turwanya Kandoyi, ndagira ngo umbarize kino kibazo giteye gutya: ese u Burundi bwababuzi umwanzi burwana nawo? Ese u Burundi bwabuzi ko ziriya nkotanyi zaje muri 1994 zivuye mu Burundi, inyinshi arizo zitegetse u Rwanda, zabaye mu Burundi barazitoje, u Burundi zirabuzi neza. Ndagira ngo umbarize igihugu cy'u Burundi uti, ubu utumwa ndi gusoma, mbari igihugu cy'u Burundi uti, ese ko mwagiye muri Uvira mugiye kugira ngo mukumire ibitero bitazagera Uvira bikagera i Burundi, uyu munsi mukaba muvuga ko nta ntambara izagera i Burundi, Burundi bwugaye cyangwa se bukingiye. Ese wawaraniye kurindira umwanzi wagiye kumusanga akagukura ukavuga ngo uramurinda? Ibi rero ugire inama u Burundi, ntago u Burundi tubwanga, ahubwo tuba tugira ngo tubwibutse ko zira nkotanyi zigira amacenga menshi. Si gitangaza ko bashobora kudekarara Repubulika ya Kivu yigenga, bamara kuyidekarara bakabana neza umwaka, u Burundi bakabana neza nk'abahanye imipaka cyangwa se ikindi gihugu cyavutse, ariko bakisuganya bagishaka imbaraga kugira ngo babone uko bakubita Burundi. Ibyo ubyibutse leta y'u Burundi kugira ngo ejo batazagira ngo ntago twababwiye. Erega njyewe ndi mu nkambi, ariko nubwo ndi mu nkambi ntabwo ndi muri Afurika. Ndagira ngo mbibutse ko ibi byatubayeho bitazaba ku Burundi, cyane ko tugomba kubabera urumuri rwiza rw'ejo hazaza, ejo batazarugurita. Izi nkotanyi nta kindi zishaka ni ugufata Burundi, cyane ko bamaze kubona ko Uvira kwifata bishoboka, n'u Burundi buriya birashoboka. Bibutse ko u Burundi ari igihugu gito kingana n'u Rwanda, bafite ahantu hakubye u Rwanda inshuro hafi 3 cyangwa se 3. Ubwo rero ubu ntangire iyi message, kandi mu by'ukuri uraba ukoze. Ubu ni ubutumwa bw'umuntu wandikiye leta y'u Burundi cyangwa se wandikiye guverinoma y'u Burundi. Abanyarwanda benshi bahangayikishijwe n'uburyo ki u Burundi bushobora kuba bubona ibi cyangwa utebona, ariko turabizi ko u Burundi bucanye ku maso cyangwa se bufite ubutasi n'iperereza, ntekera ko ayo makuru bayafite. Ubwo rero ni ubutumwa natambutsaga ko mutagomba kwizera zira nkotanyi, ko rwose icyo bari gushaka ari kudekarara Repubulika ya Kivu, hanyuma u Burundi bugafungura imipaka nk'iyindi leta ivutse, ubundi bakabona uko begereye imbaraga kugira ngo leta y'u Burundi kurweho. Ubwo rero ni ubutumwa natagaga, ntihagire unyumva nabi. Ntabwo twishimiye ko u Burundi bwabujyamo intambara cyangwa se ngo bajye kubutizamo umudurumbanyo. Niyo mpamvu kenshi abantu bahora babivuga. Hari n'abarundi benshi banyandikira bari hanze muri Amerika, Aziya, Oceania, baranyandikira nanabasuhuza abarundi mukomere cyane, bambwira bati nyaboneka jye dutangira message turagukunda, kandi koko ntabwo turabakunda, ntabwo tuba dushaka ko aya mabandi yaza kubihishamo. Ndaza kusoreza ku mumajoro. Uyu mumajoro witwa Majoro nde, nyemere gato ndebe. Uyu ni umumajoro wamaze kuvuga, wavuze, watanze interview agaragaza ko, ndabona izina rye nago aho naryanditse ndiho mpabona,
majoro cyangwa wamaze kugaragaza ko hafashwe abasirikare 300 ba RDF. Urumva yitwa Majoro Kasereka Dieudonné, uyu akaba yamaze kugaragaza ko hari abasirikare ba FARDC nako ba RDF bamaze kwitanga mu maboko, ndetse bakaba bamaze kumanika amaboko bakitanga muri FARDC nyuma yo kunanirwa urugamba bagatsindwa, bakaba bemeye bakamanika amaboko, bakaba bazanyirese n'ibikoresho byabo. Nyuma y'aba 300 hari hamaze gufatwa mpiri abandi bagera kuri 16. Ibi bikaba byabiri hariya hepfo rwose. Ntabwo ari hamwe gusa, ni muri Kivu na Nord Kivu bamaze kukusanya imibare, bakatubura ko imibare 300 bamaze kumanika amaboko, ndetse biyemeje gufatanya na FARDC. Gusa FARDC mu gitondemo cyangwa se Wazalendo, kubera ko benshi hari abantu twamenye ko Makenga ari kudeployinga cyangwa se ari kudeployinga muri FARDC, bavuga ko baje ariko ari ikindi gikunda azanyemo. Ndaza kubaha amakuru mu kanya, ndabona mu minota yacu 10 ishize. Mu kanya turagaruka mu yandi makuru.